wajya kumayininga ukabona baguhaye notification nk'iyi ngiyi ikubwira ko hari pi watsindiye ngo uziklayiminge, wakandaho bagahita bagusaba gushyiramo passphrase yawe ugasanga birangiye bakwibye, ndetse no kuri Facebook birahaba. Reka nkusuhuze ukurikiye Mwizerwa Media TV. Uyu munsi twaba tugarutse tugiye kuvuga kuri PI network. Twaba tugiye kuvuga ku bujura buri gukorerwa muri PI network, aho abajura bakajije umurego kubera ko bari kubona ko iyi coin ya PI network izaba ifite agaciro gahambaye, bityo bakaba batangiye kuyigabaho ibitero. Ibintu nk'ibi by'ubujura bwo kwiba coin ya Pi, mu by'ukuri hari abantu babikora, bakabikora ari nk'inshuti yawe ikaba yaraguhaye ubufasha bwo kuba yagufasha, hanyuma akagutwara passphrase, yarangiza akajya agenda agatwara pi zawe ntumenye uburyo ki yazitwaye. Ubundi buryo, hari aba scammers baba kuri Facebook baba bagaragaza abantu ko ngo batsindiye ngo impano z'amapi, cyangwa hari ubundi buryo ki ngo baziklayiminga ngo izirokinze, wakirika kuri link yabo bakaguhereza aho ushyira passphrase yawe, wayishyiramo bakaba barakwibye. Ariko uyu munsi none ibiri kuba byo n'akasamutwe, ntabwo bisanzwe. Tekereza ko noneho uyu munsi bari kunyuza ama ads muri app ya mining, wayifungura kwa kundi bisanzwe ugiye kumayininga bazanye ama ads yandi yamamaza, ukabonamo advertisement, ubwo nayo mbivuze mu mpine, advertisement ikubwira ngo claiminga pi watsindiye. Iyo link iyo uyikiritseho directly ihita ikwereka ahantu ushyira passphrase zawe. Nshuti yanjye niwibeshye ugashyiramo passphrase, menya ngo imitungo yawe urayitanze karabaye. Menya ngo urayitanze. Twajyaga twizera ngo ibintu byanyuze hariya muri app ngo biro official ngo nta kibazo, ariko ibiri kuba ni agahomamunwa. Barimo kunyuzamo iri advertisement kuvuga ko watsindiye ama PI, wahakirika bagahita bakwiba immediately. Nshuti yanjye be careful. Murabona ko iyi coin uko biri kose ifite agaciro. Uyu munsi muri black market ufite PI zawe imwe ukaba wayitangira ku mafaranga 1000, ndetse hari n'abatanga arenze ayo ngayo, kuko babona ko iyi coin ifite agaciro. Iyo utekereza abantu bemera bagafata umwanya wo kujya kwirwa barahakinga coin itarajya ku isoko, wowe utekerezaho iki? Ni ibintu bidasanzwe bidusaba gushishoza, buri wese akagira amakenga. Aho ariho hose bagusaba passphrase yawe ukirinda kuyipestinga aho ubonye, kuko nkanjye byari bigiye kumbaho, nabonye iyo notification imaze kumayininga imbwira ko claiminga ama PI natsindiye. Mu by'ukuri numvaga ko ari ibintu bisanzwe, nkumva ko ubwo byanyuze muri app ya mining ari ibintu biri legit, ushobora kuba nakandaho nkaziklayiminga. Nabuze ati reka nkandeho ndebe. Mu gukandaho bahise banjyana direct aho nshyira passphrase, nkabona biri gusa nka kwa kundi muri wallet biba bimeze, ariko ukabona ko atari ibya original. Naje kumva ubuhamya mbwira ko bamwibye nyine, yashyizemo passphrase ye, pize yasanze bazitwaye already. Ubwo rero tube maso, twirinde muri iyi minsi ya nyuma, tutazafata ibyo twaruhiye imyaka yose tukabitangira ubusa hejuru yo kudasobanukirwa. Mwirinde, kuko niba bageze naho bafata ayo advertisement nk'ayo ngayo y'ubujura bakanyuza muri app ya mining, urumva byarakomeye. Nitugira imana tukazirya ahubwo batanaduhakinze ngo bazijyane, azaba ari amahirwe. So yari iyo nama natangaga. Niba wumva iyi video yagufashije, ntibagire gukora subscribe, ngo ukore like, share na comment. Hari ikindi wumva twakuganirizaho kuri PI network ndetse n'izindi cryptocurrencies zitandukanye, ama mining atandukanye arahari atari PI, wakora nayo akazaguha amafaranga. Gusa uyu munsi reka twivugire kuri PI, tuvuge ngo bika umutungo wawe neza, irinde gushyira passphrase yawe aho ubonye. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Mwizerwa Media TV. Hasta la vista.